Ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Nk'uko bisanzwe ni Mama Nana Mukazayire Devota ugarutse, ndabasuhuza kandi ndabakumbuye. Nk'ibisanzwe rero nk'uko dusanzwe tuganira ku bijyanye n'umuryango, ibiganiro twagiye tunyuramo kugeza uyu munsi biranesheje, abantu barabikurikira, barabireba, hanyuma bakambaza n'amakuru kandi nkaba ndi tayari kubasubiza. Hari abantu bagiye bambaza ibintu byinshi cyane, urugero hari nk'umupapa wampamagaye arambaza ati se ko utugezaho ibiganiro byiza kandi biryoshye ariko nkaba mfite ikibazo kinkomereye, wangiriye ihe nama? Nsanga ni benshi cyane bafite icyo kibazo. Icyo kibazo giteye gutya: yashatse umugore, bakundanye, bishimiranye, bagiye kubaka umuryango. Bageze mu rugo, umugabo ategereza ko umugore asama ngo abyare, araheba. Umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umugabo atangira kwibaza impamvu umugore atabyara. Ku yindi nshuro aza gucikwa, umugore aza gucikwa gatoya, azana ibipapuro byo kwa muganga afatiraho imiti ituma adasama, arabibika nk'ibisanzwe. Ntumbaze niba uko yabibitse bituma umugabo abibona. Umugabo aramubaza se burya bwose ufata imiti yo kwa muganga ituma utabyara? Umugabo aramusubiza ati ndayifata. Umugabo ati kubera iki ifata se kandi nkeneye ko twubaka tukagira umuryango? Umugore aramubwira ati jye sinkeneye kubyara, kano kanya ntabwo ndi muri gahunda yo kubyara. Urumva umugabo byaramubabaje cyane. Noneho nkabaze se mwa bagore mwe, niba ugiye gushinga urugo ukaba ugiye kubaka umuryango udakeneye kubyara, wajyaga hehe koko? Ngaho namwe mumbwire, mwa babyeyi mwe mudukurikiye, muzi ukuntu umwana aryoha. Ubwo uwo mugore ugenda akajya gushaka kandi adashaka kubyara, ubwo urumva akeneye kubaka urugo? Birababaje, birababaje. Hari abagore ashaka atazi icyo agiye gukora. Ni ukuri mubare mwa badamu mwe, kuba buri gihe nibanda ku badamu, buri gihe nkavuga ku badamu, ni uko abadamu aribo mbona bateye ikibazo. Abadamu duteje ikibazo. Mu by'ukuri hari n'abagabo batari beza, ariko abagore nitwe babi gusumbya abandi bose. Umugabo afashe umwanya we, ataye igihe cye, aragukunze, agiye mu mishinga, akujyanye iwabo, ntacyo atakoze, agutayeho ibye byose, birangije ngo sinkeneye kubyara, birangije ngo ntabwo nshaka ko nyoko aba iwanjye, birangije ngo sinshaka ko mushiki wawe aba iwanjye. None se wa mubyeyi we, uje muri urwo rugo uje kumutanya n'imiryango? Birababaje. Hari n'undi mugabo wasanze arambwira ati mfite ikibazo gikomeye, mfite mushiki wanjye ngomba kwishyurira ishuri kandi namusigaranye twese turi imfubyi, ariko kugeza uyu munsi umugore wanjye ntabwo ashaka yuko mbana na mushiki wanjye. Mbigenze ne nkora iki? Ese abadukurikiye mwatugiriye ihe nama? Mubona ibi bintu bitababaje? Niba wemeye gushaka umusore w'imfubyi utagira imiryango, usigaranye n'abavandimwe be babiri, koko wahagera uti mushiki wawe simushaka? Nshuti yanjye, utegereje iki? Ushaka iki? Niba waraje gusenya urugo rw'abandi, ibyo nabyo ni ugusenya. Kuko niba umuteranyije n'umuvandimwe ukaba udashaka ko babana kandi ari we se ari we nyina, uragira ngo namwirukana ajye hehe? Ese namwirukana bwo urumva hari umubano bazaba bagisigaranye hagati ya mushiki na musaza? Ndabinginze ni mubitekerezeho, babyeyi beza, bagore beza, ba mutima w'urugo. Ni ukuri ndabasabye, nk'uko umusaza umukuru w'igihugu yaduhaye ijambo, ntabwo tugomba kuzana agasuzuguro no kwiyemera no guca umuryango. Ndabinginze. Ese mwa babyeyi mwe, ubanye na murumuna wawe mu rugo, muvukana munsi ibere rimwe, nawe ntimuvuze rimwe ngo yavugishije umugabo wawe, none se amaherezo azaba yahe? Mwa babyeyi mwe, ubanye n'umuvandimwe, aragukunda, uramukunda, mutandukanijwe n'umugabo ngo yamuvugishije. None se namwe mwa bakobwa mwe, mujya gutwara abagabo ba bakuru banyu, mwebwe uwo ni umuco?
ndabinginze nimureke twubake umuryango nyarwanda udashingiye ku marangamutima atari meza. Amarangamutima yatuma ukora ibidakorwa da, ariko si umutima nama Imana yaguhayeho ntabwo wakugira inama. Ndabinginze, ndabasabye, nawe wa mugabo we ushaka umukobwa w'abandi ukamukura iwawe ukamugeza iwawe, wahamugeza ukamugira umukozi wo mu rugo, ngo ntave mu rugo ntagira aho ajya, ngo abe igicumbi cy'urugo rwawe, ntashaka akazi nako yari afite ukakamukuraho ukamwicaza mu rugo ngo abandi bagabo batazamutwara. Ese bashatse kumutwara ntabwo bamusanga mu rugo iwawe? Ese wa mugabo we ugira ngo niba ushatse umugore ukamuheza mu rugo ntabwo wowe uri muhomba? Kandi ko biri tubwira ngo ababiri baruta umwe, nk'uko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo. Umugore yacaha nawe ugacaha mugahuriza hamwe. Ese ugira ngo kumwicaza mu rugo uzaba umuteye umutima mwiza, ahubwo ko aribwo azakurushya kurushaho, azagusaba n'ibirenze ibyo udafite mu rwego rwo kuguhima kuko wamubujije nawe gukora ngo yinjize. Sibyo? Urugo rutarimo kumvikana, urugo rutarimo koroherana, urugo rutarimo kubabarirana, urugo rutarimo urukundo nyarwo, nta rugo ruri mu rugo rwubakiye ku musenyi. Hari ibintu byinshi bigenda bisenya ingo. Buriya umugore ajya gufata umwanzuro wo kuguca inyuma, hari ibyo mutumvikanaho. Nawe wa mugabo we cyangwa se wa mugore we, uwo mubona ajya kuguca inyuma hari uko hari ibyamuyobeye. Ariko ibi byose ndabinginze, nimufate umwanya nshuti zanjye muganire ku bitagenda. Uvuga uti mugabo wanjye hari ibintu bimbangamira, mugore wanjye hari ibintu mbona twagombye gutwara gutya. Kandi rega umunyarwanda yaravuze ngo umwana apfa mu iterura. Niba ibintu mutabiganiraho mukiri abasore n'inkumi, ngo mwese mwicare hasi, mwicare ahantu wenda mupembene ahantu mufata akantu musangire, mubwirane ibitagenda. Wa musore ubwira umukobwa uti rero nubwo ngiye kugushaka hari ibintu ntakunda, iki sinkikunda, iki sinkikunda, iki ndacyanga, iki ndagikunda. Nawe wa mukobwa we ubwire fiance wawe, sheri wanjye ntabwo nkunda umuntu umbwira nabi, ntabwo nkunda umuntu nkubita, ntabwo nkunda ibi, ntabwo nkunda ibi. Ibyo bizatuma mwubaka urugo rwanyu ku buryo icyo gihe n'ikinagera bikenda gushika uzavuga uti ariko twari twarabisezeranye ko ibintu bitazaba. Ese wa mugabo we ubundi ugira ngo gukubita umugore nibyo bituma yumva? Ese wamubwije ururimi ukamubwiza umunwa ukareba ko atikosora? Ugira ngo kuza utimbagura nk'ingoma y'abaporoso nibyo bituma umugore ahinduka? Ese ugira ngo kuza umucyurira umubwira ngo tete vide nta kirimo nibyo bituma aba umugore muzima? Ese ugira ngo kuza umubwira ngo nige wakagushatse ugira ngo nibyo bituma ahinduka? None se wa mukobwa we wowe ugira ngo kuza ubwira umugabo wawe ngo watinze hehe, ngo watinze muri abagore bawe, ngo watinze mu mahabara yawe, nibyo bituma azareka ayo mahabara ahubwo kuri mwe musunikiramo? Ko madamu, niba umugabo akubwiye ngo hindukira mu buriri, ngo nakubonanye na nyira runaka agenda nawe umuhindukize, ugira ngo koko ntabwo azagenda akamuhindukiza? Ngira ngo ubwo yawaza wanabona yavuganye na Devota ukaza uti nyamugabo wanjye mwiza, ese ko nakubuze wari wagiye he, ugakuyakuya ugahendahenda, nukuri uwo mugabo arahinduka. Nzi umugore jyewe wahaga umugabo amazi yo gukaraba abyutse n'undi mugore, agasanga yabateguriye ameza, agasanga ibintu byose yabitunganyije, ati karibu muze ku meza, ariko wowe uti nakwica nagushwanyaguza nagukorera ibiki? Ntabwo ari uko zubakwa nshuti yanjye, ntabwo ari uko zubakwa.
abatubanjirije bo yabaga afite mukeba babiziranyeho baziranye, ariko uyu munsi urapfa kubona muri telefone gusa umugabo wawe kanaka Beatrice yamuhamagaye kabiri, uti inshinzi y'umugore muba muvugana iki? Ahubwo icyo gihe umufunguye ubwonko ahubwo utari ku bundi umugore urankekera ibi, reka nzabikorera icyo. Ndabinginze, Bibiliya niyo yatubwiye ngo gusubizanya ineza bihosha uburakari. Ni ukuri gusubizanya ineza bihosha uburakari. Ikongera ikatubwira mugani ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Bibiliya ikongera ikatubwira ngo umugore mwiza ninde wamubona. Bivuze ngo umugore ucisha make, uvuga make, uvuga gahoro, udatera hejuru, icyo gihe umugabo ahora ashaka gutaha kare kugira ngo amuganirize. Niyo abandi bamukebuye bati ngwino tujyane mu kabari, kubera ko azi ko umugore yasize mu rugo ari umugore w'inyangamugayo, uvuga amagambo make, wicisha make, umugabo aravuga ati ndatashye nsanze umudamu wanjye arankumbuye. Ariko se ngayisuzume nawe niko umeze? Ntabwo umugabo wawe yagowe, ntabwo akazi karangira akihutira mu kabari kuko nta handi ho gutaha afite, yumva ko nataha uri umubwire nabi, yumva ko nataha umugirira nabi. None se nawe wa mugabo we utaha utera imigeri ibikombe, none se nawe wa mugabo we utaha uvuga nabi nta wundi murimo, abana bakumva bataraje bakirukankira mu byumba, wahindutse. Umugabo mwiza abana bahora bamukumbuye, bahora babaza mama ngo ese papa ntarataha, kuko bazi ko araza akabatera udustori, akabaganiriza, akabakoresha homework, ese mwize ibiki, ese noneho mwarimu yababwiye ngo iki, ese mugore nkunda, akaza atahanye utubombo, atahanye amandazi y'abana, atahanye utuntu twose tunezeza umuryango. Uza akarindazi ko mu ikoti, ukazana uturindazi utw'umugore ukadusigaza mu ikoti, ukamuhamagara uti ko nagushakaga mu cyumba se sheri, wahagera uti fore nakuzaniye iki, umudamu akagira amatsiko y'icyo wamuzaniye. Yajya kureba agasanga ni akarindazi wamuzaniye. Ibyo bintu uzi ukuntu binezeza umugore. Yajya kureba agasanga ni n'akabombo k'10, uzi ukuntu ibyo bishimisha umugore. Yajya kureba agasanga ni n'akarawo ko mu ishyamba. Kubera iki? Umunezero wo mu rugo. Ni ukuri umugabo mwiza niwe fondasiyo y'urugo rwawe, niwe ufite vora y'urugo rwawe. Ubishaka urugo rwawe rwagenda neza, ubishaka urugo rwawe rwagenda nabi. Buriya umugore ajya guhinduka ari wowe umuhinduye. Niba hari abantu nabonye bagira urukundo bakabikwereka, ni abagore. Hari abagabo benshi nkunda kumva bavuga ngo abagore bakunda ibintu, ngo abagore bakunda babitaho, ngo ese kuki bakunda amagifti bo batayatanga. Mwihangane nuko turemye, nuko Imana yaturemye, nuko Imana yabigenje. Niba muzi gusoma neza muzasome mu Itangiriro. Nkunda kubivuga cyane mu biganiro byinshi. Ubwo Imana yahanaga Eva, yahaye itunda Adamu, yaramubaje ngo wa mugore ibyo wakoze ni ibiki? Umugore asubiza Imana ngo umugabo ngo inzoka niyo yanshutse ndazirya. Irangije mu gihanamo yaramubwiye ngo nzagwiza umubabaro wawe ufite inda. Icya kabiri, kwifuza kwawe igihe cyose kuzaherera ku mugabo. Ntaho biri tubwira ko kwifuza ko umugabo guherera ku mugore. Niyo mpamvu ntangazwa n'abagabo bajya kurya imitungo y'abagore batari ababo. Ukaba ufite urugo rwawe, ugacunga devote ufite imitungo myinshi, ukajya kuyisahurira uzanira umugore wawe. Urimo urarenga ku itegeko ry'Imana.
ufite amaguru n'amaboko, ukaba ufite ubwonko butekereza, washatse ibyawe, kuki usenyera urugo mu rundi? Niko wa mugabo we ndacyakubwira, abagabo benshi bamwe na bamwe niko bameze. Ugasohokana n'umugore mu kabari ngo umugore niyishyure fagitire, waretse akayishyura byibwirije utabimutegetse. Yabagize umutimanama wo kugusohokana ni byiza, iyo fagitire akayishyura ni byiza, ntacyo bitwara ko utamutegerejeho amaramuko, kandi wajya no gutaha agakora mu mufuka akaguha amafaranga. Ese wa mugabo umva nta kibazo ufite? Mu by'ukuri nta kibazo ufite? Kurya imitsi y'abagore, usahura urugo rwa mugenzi wawe. Mpetse kumva abagabo babiganira ndabaseka ndanabagaya. Ese wa mugore wowe wabukereye, wakereye gusahura ingo z'abandi, ugasahura ingo za bagenzi banyu, mwakwihanganye mukihana ko ntaho bizabageza ibyo mukora. Mureke twubake umuryango nyarwanda utubakiye ku manyanga. Ariko nigarukire kuri wa mugore ujya gushaka agamije kutazabyara mu rugo agiyemo. Wa mugore we ndakwinginze, ndakubujije niba waragiye kubaka umuryango, ibyo kuvuga ngo ntushaka kubyara bireke. Kandi ibi hafi ya abagore hafi ya bose kandi bishoboye bafite ubushobozi, niba usanga barabyiharaje ngo amabere atazagwa. Niba mudakeneye ko amabere azagwa, wajyaga hehe kuki utabiretse gushaka? Nongere mbwira abagabo, ubanye n'umugore ntimubyaye, ntimugiye kwa muganga murebe ikibazo ngo wa mugore we ntubyara. Ese mwagiye kwa muganga mumenye ikibazo ufite? Ikindi ngo umugore wanjye ngo abyara abahungu gusa ngo cyangwa abyara abakobwa gusa. Nagira ngo nkubwire ko ari wowe ubyara abakobwa gusa cyangwa abahungu gusa, kuko niwe ufite imisemburo ibiri. Ufite umusemburo wa X na Y. Umugore akagira umusemburo wa Y na X, umugore akagira umusemburo wa Y gusa. Tutanagiye kure tubiciringe, umugore agereranywa n'umurima. Iyo ugiye guhinga ugatera intabire y'ibishyimbo n'ibigori, nibyo usarura. Iyo uhinze ibijumba usarura ibijumba. Wari wabona umuntu uhinga ibishyimbo agasarura soya? None ko ari wowe utera inda, ko ari wowe utera intanga, urahindukira ukavuga gute ko umugore atabyara? Ibyo wabikuye hehe? Ndabinginze mwa bagabo mwe murahari benshi, mubuze abagore amahwemo ngo ntibabyara, ngo ntibabyara abakobwa ntibabyara abahungu. Icyo kibazo kiri kuri wowe. Niba ugira ngo ndakubeshye uzegera umuganga umubaze, azakubwira impamvu utabyara abahungu cyangwa abakobwa. N'ikindi nabasobanurira ku bijyanye no kutabyara, mushobora kubana mudahuje amaraso. Umwe ashobora kuba afite O pozitifu, undi afite A negatifu, ayo maraso agatuma mutabyara. Icyo gihe iyo mubimenye mujya kwa muganga hakiri kare, bakamenya ikibazo mufite, muganga akagikemura. Nshuti zanjye, bakunzi banjye, bagabo namwe bagore bagenzi banjye, ndabasabye twubake umuryango nyarwanda. Bibiliya yanjye, ijambo ry'Imana, narasomye irambwira ngo umuntu wese agume uko yarari agihamagarwa. Bivuze ngo wa mugabo niba warahamagawe ukunda umugore wawe cyane, mukomeze umukunde, wigira igituma uhindura ngo ujye mu bundi buryo. Nawe wa mugore we, uko watangiye ukunda umugabo wawe, komeza umukunde.
buriya umugore iyo amaze gushaka yavuye mu bukobwa yagiye kuba umugore aratwita arahinduka rwose, umubiri we ugahinduka, isura igahinduka, akagira amazuru manini, akagira amaribori y'umukara, agahinduka impande n'impande. Ntabwo bikwiriye ko wiyanga wowe ubwawe ngo ujye wireba uvuge ngo se nuko nabaye. Hoya, iyo wahindutse nyine wavuye mu bukobwa wagiye mu bugore. Nawe wa mugabo wawe ubona umugore wawe, wa mugabo ubona umugore wawe yahindutse, ugasanga agize umunwa munini, iyo umugore atwite arahinduka pe, akagira amazuru manini. Byihanganira uko biri niko ameze. Ntabwo ntinze rero, nagira ngo mbabwire ngo Imana ibahe umugisha, mureke twubaka umuryango nyarwanda. Icya kabiri, tujye tugera no mu kagoroba k'ababyeyi kugira ngo tuganire ibibera mu ngo z'iwacu. Hari igihe ushobora kubaka ntazi uko urugo rumera, nahagera hakaba ibinshanga, ariko kubera ko nagiye mu mugoroba w'umuryango nkamenya ibihabera, mpava namenya icyo gukora. Murakoze rero nshuti zanjye, Imana ibahe umugisha. Nakagaruka, ndabakunda. Ni Mama Nana Official. Munyarukire kuri channel ya Mama Nana Official, mukande subscribe, like, share and comment. Ndabakunda cyane. Shalom shalom.